Rero muvandimwe nkwifurije igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, cya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu munsi kubera umunsi w'isha n'ihirwe, Imana ikurindira mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'uyu munsi risanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 33 umurongo wa 14 tugeza ku murongo wa 15. Ahanditse ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi no mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashizweyo basinziriye ku mariri yabo. Muvandimwe, ijambo ry'Imana ritubwira uyu munsi ko Imana yacu iriho, Imana yacu iravuga. Imana yacu iriho, iragenda, iravuga, irumva, irakora. Imana yacu ntabwo ari ikigirwamana, si icyuka twiremeye. Reka uyu munsi Imana ikugendere muvandimwe, ikwiyereke, ikuganirize, kandi iguhe umutima muvandimwe wo kumvira ijambo Imana yakubwira. Reka dusenge. Imana yacu isi amaboko ya muvandimwe kuri iyi video, reka umubere umwami, reka umubere umukiza, reka umuyobore, reka umuvugishe Imana kumve. Reka ijambo ryawe rimuzire uyu munsi, mubwire yuko ari umwana wawe kandi yuko umukunda. Bana nawe umurinde muri uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen.